bari bamaze iminsi bamwibye ihene, bari bamaze iminsi bamwibye akura imyumbati bakayitwara, ariko arambwira ati noneho icyo uri bumfashe n'iki ko kaga televiziyo bagatwaye. Nanjye ndumiwe, ariko ndumiwe uburyo abikoze, nanjye birantangaje mu buryo nta kwibaza ibibano. Nibwo twamanutse dusanga televiziyo aremwa arayivanaho yari yayihishe, yayigaruye hano mu rugo, ariko inzuki zamuhereye mu gitondo turinda tugerayo ari nazo zimumereye nabi. So izi nzuki kugira ngo zimuveho bizagenda gute ko televiziyo yayigaruye? Ibyo bintu Sarungo yambwiye ati ntago ndi umuntu mubi, yema ngira ngo ncaga suzuguro. Umutoranye n'igisambu pe, nimba yabibye rwose mugira imbabazi, mudinde zino nzuki kuko ni nyinshi, sibyo nyinshi cyane. Inzuki zo ni nyinshi cyane, inzuki ni nyinshi cyane, ngira ngo murimo kuzibona. Yewe nabirebye nashobewe, nabuze ukuntu nabivuga. Uriya muntu nimba ari igisambu, umuntu ahamagara inzuki ngo inzuki nizize zigahita zimwirundaho. Ngewe natangaye cyane, sinabona uko mbivuga. wowe kwanza ubundi wanagukubita. Ari he? Hari muri hano rukamanza mbabaze agwa byo bikuriye mu gutanga mu kazi. Okay. Bari mu biki? Bari kuvura umuntu. So twamutegereza. Uramurango nyine manzi mutegereze. Okay. Baza doye karibu. Hano icyatuzanye na kibabwiye mu kanya gatoya ni story ikomeye cyane. Umuntu wibye televiziyo bamuteza inzuki ziruzuye cyane. Umuntu bibye televiziyo tukaba turi kumwe nawe hano aje kudusobanurira ese byagenze gute, bamwibye ryari, amasani sangapi, ninde wamwibye, ese uyu muntu yafashwe. Ariko mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Papa makuru meza, nitwa Paul. Umumama ni mama wacu, turi mu karere ka mu majyepfo, aho bita mu Kibirizi. Uyu mumama yarantabaje arambwira ati kaga televiziyo wanguriye, kubera ko nagafashe muri Mayisoro
n'ubu mpora nishyura buri kwezi nari nakamugejeho kugira ngo kajye kamufasha kujya areba amakuru nawe none harantabaza arambwira ati kaga televiziyo baragatwaye bari bamaze iminsi bamwibye ihene bari bamaze iminsi bamwibye akura imyumbati bakayitwara ariko arambwira ati noneho icyo uri bumfashe n'iki ko kaga televiziyo bagatwaye ndavuga nti reka ngerageze ndebe ariko jye simfata ibisambo ariko umuntu arambwira ati hari umugabo uba i Bugesera witwa Sarungo angezayo Sarungo ngezeyo ndamutakambira ndamubwira nti wa mugabo we wamfasha iki ko banyibye agateleviziyo k'umukecuru wanjye wamfasha iki ambaza byose ndamubwira hariho arambwira ati reka ngufashe tumanukane tujye kureba ndebe uko nagufasha muri make nibwo twageze hano tumusobanurira uko byagenze televiziyo bayibye ni ryari batwaye televiziyo bayibye muri ya mvura y'umugoroba niyo bayibye umusibejo so igitekerezo cyo kujya kureba umupfumu Sarungo niki igitekerezo nakiganirijwe n'umuntu w'inshuti yanjye arambwira ati hari umuntu ukoraho rikaka rwose ati iyo televiziyo ntago yagenda amaherere kandi ukiyishyura nibwo rero namanutse ndaza ndamwereka arandebera ariko ngira amahirwe televiziyo irabonetse rwose nanjye ndumiwe ariko ndumiwe uburyo abikoze nanjye biranangaje mu buryo nta kwibaza ibibana twahereye uyu mugabo nimugoroba ambwira ati televiziyo iraboneka ntugire ikibazo nibwo twamanutse dusanga televiziyo arayivanaho yari yayihishe yayigaruye hano mu rugo ndishimye cyane ndananezerewe uyu muntu wibye televiziyo twabonye ikintu bamuteje n'inzuki yes izo baziteje gute zamufashe ryari kuko twamubonye ateruye televiziyo n'inzuki nyinshi ziramwuzuyeho inzuki twasanze tumanuka twasanze ari nayo televiziyo inzuki zimwuzuyeho iyo nza kuba ntabonye ko aje yizanye nari kumenya ko bambwira ngo Sarungo abandi bavuga ngo yabona umwese ko ngo mureke ngo ntacyo abashije ariko inzuki zamuhereye mu gitondo turinda tugerayo ari nazo zimumereye nabi so ukijya kuvugana na Sarungo yakubwiye gute televiziyo zagaruka gute yarambwiye ati ibyo biroroshye atakugahenda ufite ndaje nkakumareho rwose bakora babwira umukecuru wanjye yarebaga aho televiziyo kandi nkishyura buri kwezi urumva mayisoro zitwishyuza buri kwezi bamaze kumutera akaba agiye kwisubiza aho televiziyo yarayikuye mu kwisubizaho turaza kureba Sarungo atubwiye ko namara kwisubizaho televiziyo aho yayikuye inzuki ziraza kumuvaho reka turebe ziruzuye ni nyinshi cyane ngira ngo murimo kubibona inzuki ngira ngo murimo kuzibona reka tuvugane na Sarungo ndabona hari ibintu arimo gukora hariya arashaka kwirukana ziriya nzuki kuko umuntu yasubije televiziyo aho yarayikuye ari kumutunga ya nkoni ye ngira ngo murabizi ko akunda kugendana n'inkoni mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane kubona inzuki zuzuye ku muntu cyangwa umuntu bateye inzuki umujura wa televiziyo Big Town ngira ngo murimo kwirebera Sarungo arimo gukora ibintu bye hariya arashaka kwirukana ziriya nzuki ese biraza kugenda gute yarangiye ziragenda ziragenda kanya gato zaba zamushizeho urabona ko abaturage baba batangaye kubona ibintu nk'ibi ari ibintu bikomeye cyane rukora ibintu byinshi ari bya bindi by'abandi bajya bacana inyuma umuteza inzuki
zikamwizengurutsaho muri roge aho ngaho yagiye gusambana ugasanga zamurize ntabwo ushobora kumureka zikagumya zikakuzengurukaho nk'uku nguku urumva ni ukuvuga